nta mwana ashaka kubeshya, nta mwana w'abandi ashaka gushyira mu rukundo rushobora gutuma babara cyangwa nuko nyine abantu benshi batabyumva nk'uko mbyumva, ariko njye mba numva nta muntu nashyira mu bibazo. Oya, ubu ngubu focus yanjye iri mu muziki, niba mwese mubibona murabibona kabisa. Ubu ngubu umva insenda zuzuye umubiri, ubu ngubu ni umuziki, umva ni umuziki, nta mwana w'abandi shaka gutera agahinda, dore ngo abasitari ngo mba numva banga abasitari ngo turi abagome, ngo turi babi, ngo dutera abana b'abandi agahinda. Umva ubu ngubu rwose ndi single, ariko ndi busy kuri music. I want to focus on my music. I want to music, like a lot of music, like ngiye ndashaka kuzasohora nka album nk'icumi nko mu myaka iri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 8, nzaba narasohora album 10 kabisa. So nago rero wakora ibyo bintu ubivanga no ku relationship ni ikindi kintu, undi mushinga umuntu aba akwiye gutekereza akavuga ati ngomba guhura n'umuntu uri serious, umuntu tubyumva kimwe, umuntu. So uyu munsi kabisa Dumba ntabwo nshaka kugira umuntu mbeshya. I am busy working on my music, like I can feel the energy. I am busy working on my music kabisa. Iyo ushatse gushimisha umubiri bigenda gute? Iyo ushatse gushimisha umubiri se ntabwo Imana yadushyiraho uburyo bwo kwifata, ntabwo Imana yadushyiraho uburyo bwo kwifata. Ikindi uyobeye ko habaho gakondo, nta gakondo ntuyizi. Diye gakondo diye Iyo usanze bikomeye ibigenza ute, uzwi unavuze ahesa mugati ni gakondo, ni chanchwe system gakondo. ni chanchwe system. Gakondo chanchwe system. Yago kudasa nk'umuntu ushobora gukora gakondo system. wabonye rika. Oya Dumba mba nkubwire. Okay, let me be honest with you. Ebana hari ukuntu iyo umuntu, sinzi niba biba ku bagabo bose, ariko abenshi nkeka ko bibabaho. Umubare mwinshi w'abagabo bari hano baze kumfasha kugira ngo abantu bari hano batajyaho ndabeshya. Iyo uri umusore hari ingeso ufite cyangwa hari ibintu ukora bijyanye no gushimisha umubiri, ukabyara ukabona umwana nyine, ukabona umuntu wawe ukuvuyemo, hari ukuntu ibintu bigahinduka rwose, ugasanga uri strong and still, kandi iryo shimisha mubiri atari ibintu nyine ngo byabaye ngo wumve ngo urumva nka mbere byabaga ari ibintu bigoye ukuntu, ariko ubu ngubu ntabwo ari ibintu nyine mba numva biye. Sinakubeshya naba ngiye kukubeshya. Niyo mpamvu kuba narabyaye, kuba mfite umwana uyu munsi, hari ikintu gikomeye byanyongereye, byananyubatseho ndetse byananyubatsemo muri ngewe.
kuko njyewe abantu ntibakubere, abantu ntibakubana. hari umuntu mbonye ubyanditse hano kabisa, ngiye gakondo sinjya nyikora sinanayishobora, biriya biboro biriya sinakwivamo ntago njya nivamo ibyo, ziriya boro kabisa ntago zijya zikora iwanjye, ntago zakora pe. Keza niwe nabonye hano. Yago ukunze gusubiza ibibazo ushize mu bwenge, iki nacyo ndashaka kugishyire mu bwenge. Abantu ntibakubaniye. Ejo bundi nabonye ba Eric Semuhungu arimo aracelebratinga kubera ngo bafunze jihad. Wowe tukaba tuzi ko nawe wari ufite ibibazo na jihad, nawe uri umuntu wakwishima? Sha Dumba reka nkubwire, uretse no kunsaba ngo gushyiramo ubwenge, erega Dumba reka nkubwire, Imana yaturemanye ikintu cyuko, urabona ukuntu uri kuri kamera nanjye ndi kuri kamera, nk'ubu ngewe umbajije ikibazo nkakubeshya wahita ubyumva, wabifiringa, niyo utabivuga kura bifiringa. Nanjye iyo nkubajije nk'ikintu cyangwa ukambeshye cyangwa ugashyiramo uryarya mpita mbifiringa, wenda nkaba nakwihorera nkabisimbuka, ariko mpita mbifiringa. Icyo kintu Imana yarakituremanye, uretse no kumbwira ngo gushyiramo ubwenge. Ngewe narabivuze no ku ma live yanjye, apana n'iyi live, sinzigera nishimira ko umuntu yagiye mu nzu y'imbohe. Kubera iki? Muri Yeremiya bavuga ku nzu y'imbohe, muri Samweli bavuga ku nzu y'imbohe ibiberamo. Rero sinshobora kwishimira ko umuntu yagiye mu nzu y'imbohe, niyo yaba yarankoreye iki, abantu banyumve neza, niyo yaba yarankoreye iki, ntabwo nakwishima ko umuntu yagiye mu nzu y'imbohe bro. Reka narabivuze, n'uyu munsi ndacyabivuga. By the way, hari nk'ibyo uvuze nyine nanjye nzi, ariko hari Imana yize umutima wanjye. Imana yo ize umutima wanjye, irabizi ko ntajya nifatanya n'inama z'abakobanyi, irabizi ko ntajya nivanga mu nama z'abaserebura ibibi byabaye ku bantu. Imana irabizi ko ntajya nserebura weakness z'abantu. Imana irabizi ko ntajya nserebura failure z'abantu. Imana irabizi ko ntajya nishimira urumbe cyangwa se ibyago by'abandi. Imana yirabizi. Ntabwo rero kuba Jihad yarafunzwe, ni n'ubwa kabiri mbivuzeho ko nakoze na live yanjye abantu barabimbaza, ariko njye ntabwo nakwishimira ko umuntu yafunzwe. Man, Jihad twarahuye, ndabyibuka Jihad twarahuye rimwe, duhura nabwo turi muri kesi. Jihad ari muri ribu, kandi icyo gihe nari natanze ikirego. Buri no mu bintu yanyangiye, aranyanga sana, kandi Jihad njye naramubabare. Jihad bari bamwambitse amapingu bagiye kumufunga, bagiye kujyana ikirego cye kuri parike. Jihad arambwira ati Yago mbabarira. Gutyo man, Jihad arambwira bro, njyewe nta n'ikintu mpfa ndakubabariye. Gutyo Jihad ndamubabarira. Ibi bintu ndimo kuvuga warabizi, arabizi, abandi bantu bashobora kuba batabizi kuko baduhurije ahantu, bari yicaye ahantu bamwambitse amapingu igihe yakoraga ama live arimo kumenesa izina ryanjye, avuga ngo ndi umukonyine, avuga ngo ntago ndi umunyarwanda, avuga ngo nkoresha abantu ibiganiro bagapfa, avuga ngo ntera umwaku, avuga ngo bazanyica amagaze. Ibyo birego byose n'ibindi byose byo kunshyiraho imfungo n'ishumu